gerageza kwitwara neza nyine nk'abihaye Imana akamugera mu bandi birafasha cyane muri rusange kugira ngo izina ryawe nyine rigira agaciro muri sosiyete. Of course twibutsa ko abadukurikiye twese turi kuri TikTok bari mu muvandimwe Wineza Didi, nizere ko kuwe neza cyane. Samboy, nizere ko umeze neza cyane. Wallahi abantu hano kuri TikTok chat yaryoshye cyane. Hanyuma musemina ubusanzwe mu seminari akora iki? Ubusanzwe ndi umwarimu nigisha primary, nkaba ndi umwarimu wigisha ibijyanye n'amasosho, abenshi murabizi, n'ikinyarwanda muri rusange nacyo ndakigisha. Uyu munsi ikinyarwanda cyane ngere cy'imihanda uraza kunyigisha kitari cy'imihanda. Ntacyo bitwaye rwose. Hanyuma turi kumwe n'undi mu boss yan in the house. Uraho neza bro? Ndakomeye. Awagwan broski. Wagwanure mapepure. Wapepure. Wazamari. Karabe. Umeze neza? Mazego. Hanyuma muri iyi weekend turaza kubona iyi movie, ariko mbere yo kujya kumbwira ibyo turi buze kubona musemina. Karame. Wowe na filime muhurira he? Filime ngerageza kwandika filime zitandukanye bitewe nuko nakuze ari byo bintu niyumvamo cyane gukora. Ndabikunda cyane. Ubu ngubu twatangiye kwandika ndetse no gukina ibyo twanditse tubishira mu bikorwa. Hanyuma ubu uri kubarizwa muri he tsinda? Bimeze bite? Itsinda mbarizwa mu bungubu ni itsinda ryitwa Ijwi Movie Site. Ijwi Movie Site. Wonderful. Nyagatare kabisa. Byagenze bite se kugira ngo wisange muri iryo tsinda ryitwa Ijwi Movie Site? Kwisangamo nabashije kubona abagenzi banjye, tubona abaterankunga muri rusange, badufasha kugira ngo impano zacu dufite tuzishyire mu bikorwa neza. Ubwo tumaze kubona abaterankunga twahise dukora icyo tugomba gukora. Icyo twagomba gukora ni ukwandika tugashyira mu bikorwa ibyo twandika biciye mu kugira iki, mu kugaragaza amashusho ibyo twanditse muri rusange. Cyakoze kabisa. Kumenya network mwabaseye.